Okay, hello friends, uyu mwanya nje kubereka uburyo ki wabona aba followers kuri TikTok yawe account mu gihe gitoya cyane. Njye mugiye kubana mwera kuri Topson TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo muzajye mubona utundi tuntu tw'ubwenge twinshi dutandukanye. Okay, reka dutangire. Uzaza hano muri Play Store yawe, iyi nugeramo ikintu cya mbere uzakora uzayifungura, nugeramo uzaza hano muri search ahangaha ngira ngo muri kuhabona hano ahangaha muri search, rangiza uzasacingamo application bita Tikio. Ndagira ngo murabibona hano Tikio. Nurangiza uzayemezaho ngiyi. Nurangiza kuyemezaho urabona ngewe iri install. Wowe icyo uzakora wowe utayifite muri phone yawe, uzaza hano hari ahantu install iyi Tikio ukuntu imeze. Uzaza hano wowe uyifite, numara kuyidownloadinga uzahita uza ahantu handitse open, uyifungure. Ubona ko biri kuza. Urabona ngiye mfite account, wowe nuyigeramo udafite account uzakanda kuri continue with email. Nurangiza uzaza hano handitse username, uzakanda username. Urabona ko ngewe username nari nyifitemo. Urabona ko batangiye kubwira ngo following uyu nguyu ahangaha. Numara kumufollowinga urabona 4 coins. Nubona 4 coins ubungu urumvikana ko harimo aba followers. Uraza ukande hano handitse follow, tujyane intambwe ku yindi, kurikire hatagira akantu kagucika. Urabona ko bahise bakugeza kuri account yiwe. Nuyigeramo urabona hano handitse follow ahangaha. Hano na like afite na followers n'abakurikira bose bariho. Wowe icyo uzakora uzahita ukanda ahangaha handitse follow. Urabona ko biri kwisearchinga hano, urabona ko umaze kumufollowinga. Nurangiza uzaza usubire kuri TikTok yawe, kuri Tikio urabona wamaze kumufollowinga. Urabona ko 4 coins zamaze kugeraho. 4 coins zamaze kugeraho, dore ngizi. Nurangiza urabona bari kuguha undi muntu ugomba gufollowinga hano. None uzaza ukandi hano handitse follow now and get 4 coins. Nurangiza niba uzakora ubu ugiye kumufollowinga nawe urahita ugira coin 8. Numurangiza uraza hano handitse n'ubundi follow n'ibisanzwe ahangaha. Numara kuwakanda urabona biri kwiloadinga nanone. Bimaze kwiloadinga. Urabona numara gukora utya uzasubira kuri Tikio yawe ukandeho. Urabona ko coin 8 zihise zigeraho. Coin 8 zagezeho,
ariko nta muforowa n'umwe wari wabona. Kugira rero ubone umuforowa wawe wa Wizicoin, uraza hano, wowe ufite umwanya uzaguma ukande paka urangije abantuze wifuza, amakoini wifuza. Noneho nurangiza icyo uzakora uzahita uza hano hejuru handitse ahangaha handitse booster. Aka kantu urabona ko karafunze. Numara kubona gafunze, wowe icyo uzakora uzaza uhita ugakandaho gafunguke. Urabona ko bavuze ngo you have at least, ugomba kugira amakoini 30 to start boosting. Ngo ufite umwanya uzabikora paka amakoini 30 yuzuye, maze uhita uza kandi hano kuri booster. Ngo ntago wakora booster kugira ngo ubone followers ayo makoini 30 ataruzura. Aho biragusaba ko uzakora paka amakoini 30 yuzuye, ugahita ukanda hano kuri booster, asigaye ukabona followers bawe. Niba iyi video ikunyuze rero, ndakwinginze ngo ukande subscribe kugira ngo n'andi masomo yose tuzacishaho ntazagucike. Ciao. Iyi ni Topson, mukomeze gukora subscribe no kumfollowing.